Shanga wiriwe. Komera muhungu wanjye. Komera kandi ukomere. Umva. Njyewe ndi ikirenge cya Ruganzu kidatoborwa n'ihwa. Reka nuri yose yaza kukuzunguza. Inde. No ntabwo njye baravuze muri rusange. No kuvuga ngo what people must do Shangazi ikintu abantu bagomba kumenya. Urimo kumva? Ndaguteza ugutwi. Kosa rya mbere ribaho no gutera ukarwana. Nako guterwa ukarwana. Yego. Buriya umuntu uguteye babanje kukwitegura. Yarohereje za maneko bakamenya ingabo ufite, ibikoresho ufite, ukumana ubundi akagutera. Siko bimeze? Reka kuvuga secret. Rero iyo ukoze ikosa ryo kurwana urwo rugamba, utazi umubare waduye n'ibikoresho azi kuguteresha, ndakumena. Ugiye kurwana urugamba utari butsinde. Ntibishoboka. Iyo aduye aguteye urahunga, ukamwimibirwa ariko ugahunga ukaresista gato ugahungiye kushi. Kabanza gutekereza, kureba neza. Tegura ukamukoma. Kamumena. Asa. Yeah. Turi kumwe? Ndi kumwe nawe, njyewe ndahari. So, Godfather ikintu Imana yanyimye nishimira ni kimwe, singira umutima mubi. Ibibaho byo. Umunsi Imana izabona ko ururimi rugiye kubeshyira umuntu cyangwa kumugambanira cyangwa kumugirira ishyari, izarufatanye n'igisenge cy'akanwa sinzongere kuvuga. Ariko nzaruvugisha mvuga ngo sigaho ibyo ngibyo urukora ntabwo bikwiye. Turi kumwe? Yego. Tuvuge kuri ikese y'uyu mugabo. Uyu mugabo umuntu ashobora kuvuga atari ko se ko barara abantu bakuru ko ntawe yafashe ku ngufu. Hari uwo yakuruye ku ngufu amushyiramo ikiziriko aramusamanya ku ngufu. Ndetse kubyumvikana. Yego. Aho ngaho wavuga ati muri ku mugabo w'abandi nta kintu mumubaza. Si byumvikana? Nafasha abantu b'amafaranga ariko hari ikintu turi kwibagirwa n'abantu birengagiza. Mumaze murebe societe tubamo, sibyo? Mumaze murebe uyu mumama ufite umwana rera, sibyo? Uyu muntu amanje kwinjira mu mitekerereze yakamanza kumuza imbere nk'umukozi w'Imana. Yego. Yarangiza kumuza imbere nk'umukozi w'Imana, akamwegera nk'umuntu ugiye kumuha ibisubizo by'agahinda ke n'ibibazo bye. Ariko akamurya umutima, akamurya. Umuntu uza muri weakness yawe, mu bibazo ufite. Mu bibazo ufite agakoresha ibibazo byawe kugira ngo agere ku nyungu ze. Cyo twumvikana. Ntabwo uzama binkora. Ora nyina wabize urusindishyashya Godfather ntabwo ndi mwiza. Oya. Sibyo? Umuntu wese na Shangazi ko hari ibibi ubona by'indenga kamere biri mu bunyamaswa. Turi kumwe? Aya masaha ushobora kubinegrija kuko ufite mugenzi wawe, ufite umuvandimwe wawe uri muri Amerika, uri ahandi ushobora gukwafodinga needs zawe. Shangazi hano umaze guhura n'abantu bangaye kuri izi platform, akubwira ngo mbabarira umpe ibyo kungaburira abana iri joro. Ntibahari benshi. Sinzi kubyumvikana. Hanyuma ndakaza Shanga umaze gufasha abantu bangahe? Cedric umaze gufasha abantu bangahe? Abantu hano undi muntu akaza agafatira wa muntu muri weakness, muri iyo nzara, muri ibyo bihe adafite, ariko uzi umuntu udafite kuvuga ngo oya. Uzi gufatira umuntu adashobora kuvuga ngo oya kubera ikibazo afite, kubera situation arimo. Bishobora kuba ibyo ngibyo ntabwo amasaha mushobora kubyumva. Urimo kumva? Ariko nzi ko iyo wicaye cyangwa abantu mushobora kwicara ugashyira mu gaciro ukavuga ati se birashoboka ko hari umuntu ushobora kujya muri situation ku buryo umuntu yamufataranya muri ibyo bibazo arimo ntabashe kuvuga ngo oya. Igihe mutaragira uwo mutima wa kimuntu ngo mugire uwo mutima nama, ntabwo mwakumva ibyo ndi kuvuga kuri ngo cyangwa no kumubwira ati sigaho. Ese umuntu ugomba guhindura ubuzima umanza kumusambanya? Umuntu ugomba guhindura ubuzima agomba gushimisha umubiri wawe faster? No. So rero ngiye kubivuga uku
ntabwo byumvikana. Ariko nababwiye ko maze no kuvuga kuri Twitter hano narindi kuri space mvuyemo, ntabwo njyewe Godfather ndahanga kugira ngo nshimishe amatwi y'abantu. I'm not here to make a friend. Ntabwo ariko bimeze. Nimujye kureba amasaha abafana ba Debeni baranyamagana. Ubukene kubwiza abantu kuri kugira ngo bafunguke. Debeni is my G. N'abafana bereka nongere mbasubiriremo. Debeni n'umukore ariko Debeni ndamwemera mwana we. Nta nicyo nzigera mpfa nawe, ariko message yanditse avuga ko hayifata ku mavuta imbabazi kuri social media zimwimye. Byararangiye nawe kutatubwira ko byamaganye. Turi kumwe? Mwana abusubisu ujya kwa Debeni. Nzo nyumve shanga. Ntabwo Godfather ngira umuntu wandujije izina ryawe rekana na Debeni muhungu mwiza. Izina ryanjye reka nkubwire izina ryanjye yivuze nk'umuntu wandize izina ryanjye nta muntu ushaka kwanduza izina ryanjye. Okay. Kambe myuti izere. Nukuvuga ngo ibi ngibi birabyita mechanisme defense. Ntabwo ari we wa mbere. Kiretse niba munkurikiye nonaha. Umuntu wese nagaragaje umwanda ari gukora bose bakora reaction bakaza gukorera uwa mbere n'umuntu wazanye umwanda agenda asambanya umukobwa muri coding amafoto y'abashira hanze. Mushumika yaragiye kosa ibyo ni byo kosa yaragiye akora space aravuga ngo nisha abantu muri Kongo, nica abantu mu Rwanda, ngo nica abantu mu Bugande, ngo njya muri Kenya, ngo nica umupolisi, ngo ngeze muri Tanzania n'abazungu ngo batagufata kumbi nawe ufite igini. Uri kumve so sindi kumva icyo kintu zuko ufite igini ibyo ngibyo the same thing ni by'uyu nguyu, ariko ngira ntabwo ngibyo bindeba kuko bashobora no kuzana n'ibirenze biriya, but I don't care. Icyo ndebaho ikintu nahagurukiye kugira ngo uwo mwanda uveho uravaho. Reka nkubwire gufata Godfather hari umwe wigeze kuza ariko ngo nakoze amakosa ariko nago bivuye ku ntuza. Hari umuntu kabatere story Imana imuhe iruhuko ridashira, I thank God kuko yagiye twaramaze gukiranuka, yarabaye one of my friend nyakwigendera umwana bita DJ Dizo. DJ Dizo baranyapurucinze barambwira ati ugomba gufasha uyu muntu akava mu Bwongereza. Sinshaka kubisubiramo cyane. Ndagenda gukora fundraising ndasakuza koko amafaranga araboneka. Ageze mu Rwanda mu bana b'abakobwa bamwe barampamaga barambwira ati ni gute wadukoreye ibi bintu, bampa ibinyamakuru byo mu Bwongereza. Kwafunguwe ariko ntabwo bari barabitubwiye, bari urumva family yarabika barinze. Umva nakoresheje uburakari n'amarangamutima ndagenda ndamushumika koko. Isi yose irasa iravuga ati Godfather ni inyamaswa, ni gute ashumika umuntu usigaje iminsi 30 ngo apfe. Ushobora gukora cyangwa wirinze gukora kugira ngo ube umugabo uri successful kurusha abandi. Uzo ukuntu Rujugira amushubije. Rujugira yashubije umunyamakuru aravuga ati ikintu cya mbere nirinze nuko iyo ufashe umwanzuro wo gukora ikintu turukurya singiye ibiri byose gabo peza mvana mu biryo urakoze. Rujugira aramubwira ati ikintu nabashije gukora kikangira uyundi we nuko igihe wafashe umwanzuro ukinjira mu kintu ugakora ikintu wagikoreramo amakosa ugihagararaho nk'umugabo, izina ryawe ukarihagararaho for any cost. Ntuzasuzugura ikibazo. Ikosa ni gukora kwivya y'intare. Papa Sukari unaniwa très bien. Urabizi neza. Mapumbu ya simba manake kuyigusa unakomprendre. Bivuze ngo banani abo bari kushirikisha banani abo base nutangiza urugamba uzaje gufata n'ideni ryo kurangiza urwo rugamba. So ibitutsi gutukana bikora kuri kamere kubwa
kubwanuka no kumoka no gusakuza ibyo bikora ku marangamutima aba bandi bagifite amarangamutima yo kurakara bakarakara. But if you are try me, I have to wait the right time. Kamenya niba ugira allergie y'imboga, niba utarya bronze cyangwa utarya inyama zitukura, akaba arizo nkurisha. Impamvu iyi si irimo abantu banduye, niyo mpamvu nkora live cyangwa nkora space nkarangiza babwiye ngo ndabakunda ariko mbatinya kubi. Turi kumwe? Impamvu nta yindi. Sinzi imyaka mufite. Ntabwo nzi imyaka mufite. But what you have to know, Godfather kugira ngo mfate umwanzuro wo gufesinga abantu baba bakoze amabi, reka nkubwire ikintu, umuntu wakoze ikibi akagihishira, uriya akoresha imbaraga zo guhishira ikibi kurusha imbaraga zarinda igihugu. Umuntu uri guhishira amabi yakoze yatanga n'ibyo byose, uri ugiye guhishura amabi yakoze akakwicisha ugapfa. Ibyo ndabizi rero. Mbere yuko na approachinga nkavuga ku muntu ntazi, tutagiranye ikibazo na kimwe, ariko nkajya mu mabi ye yakoze, kamubwira ntisigaho, mba mpindutse target. Ibyo mbizi cyane. Niyo mpamvu nashobora kubyuka mu gitondo ngo mfate umuntu mubwira ati oya reka. So rero ibi bintu byo kwanga ibi bintu nk'umwanda nk'uyu, urumva, akunda ubusuri. So igihe cyose tuguteze ugutwi, nushaka ko tuvuga utubwire.